mbahaye ikaze bakunzi ba Fex Pro kuramya abakoze subscribe n'abari bikora uyu munsi ababonye ikiganiro uyu munsi ndabashimiye cyane. You're welcome n'umuryango mugari kubamo kandi ntacyo bitwaye, ndabashimiye cyane. Rero nanejejwe cyane na feedback nabonye ikiganiro cyabanje, byanejeje cyane. Ndi kubona ama message mwarimo mwandika, by'ukuri byanejeje cyane. Birambashimire cyane, shimire Ndacyayisenga Honorine, thank you ahuri construction CUC podcast, ndagushimye. Imana Josiane, ndagushimye. Mwiza Honete, ndagushimye cyane. Clementine Bakunzi, thank you so much, nabonye feedback. Sanzimana Silvestre, thank you so much. Wamahoro Florence, be blessed. Sanzimana Silvestre, nakubonye cyane. Wamahoro Gateneza, thank you so much. Mico myiza ya Sente, thank you so much. Mediatrice Umwari, mwakoze cyane. Karabo Grace, thank you Grace. Mukandayisenga Clarisse, nababonye mwese. Nyirankumirizi Yvonne, nakubonye. Mukandori Ernestine, thank you so much. Uwamahoro Vestine, thank you. Kankable, nakubonye nawe. Tuyizere Emeline, thank you. User Sabbath, thank you. Ndacunguwe Exodia, thank you so much. Uhirwa Anatali, be blessed. Ndayisaba Alexi, nukuri mwashimishije. Irampaye Shalom, twizere Imana Byiringiro Ndinda, thank you so much. And Mugisha Yvonne, I see you from Finland. Nzabona Imana Emmanuel, thank you so much. Justine Umurerwa, thank you so much. Uzayisenga Sophie, nakoze. Ndacungu Exodia, thank you. Mwamini Jeanette USA, I greet you. Sanzimana Silvestre, thank you so much. Emma David, thank you Emma David, brother, I salute you. A great love band, my people, thank you. Frank Leo, I see you, brother. Nsengera Jean Bosco, thank you. Anne-Marie, thank you. Magic Zoom, yeah, I see you. Iradukunda Marcel, Esperance, thank you so much. Espe Diane Umunyana, thank you my young sister. Ndabashimye cyane rwose, mwe twabanye, mwanyeretse ko turi kumwe, ariko tugenda tusoma message zindi dusuhuzanya. Nabashimiye cyane. Rero tujya gutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nanone mbararikira ko twagikurikira kandi tukagiramo uruhare. Kugira uruhare, iyo wanditse comment, harabaza muri comment bakabasha gusoma, bikaba byabafasha. Abandika comment z'urucantege, ibyo nabyo ni ibintu byo gutekerezaho. haba hari ibintu byiza ushobora kuba wakwandika, biba bihari, ariko ibitekerezo by'umuntu nabyo bigomba kubaho. Rero ndabashimiye cyane. Uyu munsi nifuje ko tuganira. Gashyezera Okay, uyu munsi nifuje ko tuganira
ariko mbere yuko tuganira ndagira mubanze murebe aka ka video. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। Yes, nyuma yo kureba aka video ukuyemo iki? Ese ni iki utekereje? Ni iki utekereje? Kuva isi yaremwa, kuva wabaho, kuva wavuka kugeza amagingo aya, nta kikubaho Imana itakizi. Kandi kubaho kwawe si impanuka. Ubuzima bwawe bupanze ku murongo. Bupanze ku murongo. Hacaho kamwe kakarangira, Imana ikakavivura, hakaza kandi kakarangira, Imana ikakavujura, kugeza igihe urugendo ruzarangirira. Urugendo rwaha ku isi. Waba ukomeye, waba woroheje, waba uri umutunzi, waba woroheje, waba ufite miliyari, waba nta n'ijana ufite, urugendo ruzarangira. Igihe kizagira urugendo rurangire rwa hano ku isi. Nta kibaho Imana itakizi. Nujya muri iyi kesi uyu mubyeyi, uyu mukecuru yari arimo, byashoboka ko waba waranyuzemo. Byashoboka ko waba waranyuzemo mu myaka ufite. Byashoboka ko waba waraciye muri ibi bihe uwo mukecuru yacagamo. Byashoboka. Ariko wari umugambi w'Imana. Wari umugambi w'Imana kugira ngo uwo mukecuru, wari umugambi w'Imana kugira ngo uriya mukecuru iriya nkoni ye itakare hasi. Wari umugambi w'Imana kugira ngo uriya musore amusuzugure, ntajye gutoragura iriya nkoni. Umukecuru mu ntege nke ze ntiyigeze ahamagara undi muntu. Mwabonaga ko ntiyigeze ahamagara undi muntu cyangwa ngo ashake ubundi bufasha, ahubwo yahagurutse mu ntege nke ze aragenda atoragura inkoni. Icyakurikiyeho mwakibonye. Wari umugambi w'Imana kugira ngo ikize ubugingo bwe. Mu by'ukuri igihe gishobora kugeraho kimeze kuriya, nawe ugakenera ubufasha ukabubura, ariko ari kugira ngo Imana igutabare. Kuko Imana ireba imbere, ireba ibiri imbere. Ugasaba umuntu akazi akakakwima cyangwa se kakabura, ukagenda ukarira, ukamugiraho inabi, ukababara, agahinda kakakwica, nyamara Imana yagukijije ibyago wenda wari guhurira nabyo muri ka kazi. Tujye twirinda gucika intege ku kintu kibaye ako kanya, ahubwo dushima Imana kuko iratureberera izi byo
dukeneye. Ntitukinube na gato kuri situwasiyo ibaye ngo dushake kwirwanira ducike intege. Imana iratuzi, izi ibyo dukeneye, ibyo twifuza byose irabizi. Reka turebe n'iyi video. Yes. Ese ni iki mwaboneye muri iyi video tumaze kureba? Video ya mbere twabanje y'umukecuru, Imana yemeye ko asuzugurwa ariko ikiza ubugingo bwe. Ariko iyi video tumaze kureba aka kana ije ivuga ibindi. Hari ubwo Imana ibyemera, hari ubwo Imana yemera kubabara gato ariko ikagukiza, ikemera kuvunika akaguru igakiza umutwe, ikemera kuvunika akaboko igakiza umubiri wose. Uyu mwana imbere ye hari ikamyo yagombaga kumuhitana ikamurangiza, ikamukura ku isi. Ariko ataragera ku kamyo, Imana yemera ko akubitwa na moto. Moto nayo nubwo cyari icyago ariko yamurinze kugwa mu ikamyo. Yamurinze kugwa mu ikamyo ngo apfe. Yego yavunitse, yavunwe na moto, ariko Imana yamukijije urupfu kuko ikamyo yari kumuhitana. Reka Imana tujye tuyishima. Muri situwasiyo zose turimo, ntubone uguye hasi ngo uhite ubivamo, ngo uhite witotombera Imana. Ntabwo bikwiye. Niba uguye hasi, shima Imana, kuko hari ibyo ugukijije. Ntiwari ugiye kugwa hasi gusa, ahubwo wari ugiye kugwa hasi bagatoragura intumbi, ariko batoraguye kajorite. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kajorite ubuzima burakomeza, ariko intumbi ntabwo ubuzima bukomeza. Ibyo byose nibyo tunyuramo muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Never give up. Ntugacike intege. Mu gihe ugeze muri situwasiyo nk'iyingiyi ukavunika, ujye ushima Imana kuko ibikurinze kugwa ugapfa. Ibikurinze kugwa ugapfa. Imana yacu yatumye tukiri insoro. Yaratubwiye ngo mu byiza n'ibibi tujye dushima, kuko itavuze ngo mu byiza mujye mushima. Yari izi ko n'ibibi bizatugeraho. Waba uri umukristo, waba usenga udasenga, ibibi bitugeraho. Ariko tujye tumenya kubaho dutandukanye. Udasenga ikibi gishobora kumugeraho agahungabana, agacika intege, ndetse agatuka Imana. Ariko usenga we arashima. Niryo tandukaniro, kuko azi rya sezerano, azi ibyo Imana yavuze ngo bibaho byose, yaba ibyiza n'ibibi mushime.
arabizi. Twige kubaho dushima, ntitwitotombere Imana. Imana itubabarire cyane kubo byagezeho bakitotomba bakabivamo. No, garuka, ntiwari ukwiye kubivamo. Ufite isezerano ngo mu byiza n'ibibi muhore mushima, kuko iyo wahuye n'ibibi ukabivamo. Ese nta byiza Imana yagukoreye? Imana igukoreye ibyiza 10, uhuye n'ikibi kimwe ubivuyemo. Kuki? Excuse, kuki? Bya bindi 10 byiza Imana yagukoreye, cya kindi kimwe kibigise kibitesha agaciro uhise wibagirwa. Ibikwiye. Reka turebe iyo video. Ese mubonye iki? Imana izanyuza umuntu mu nzira zawe, umuntu ukwiriye igisubizo. Imana izakinyuza mu nzira zawe. Uriya mwana yagize ibibazo, yaramize ikintu, amira ikintu. Imodoka yakwiye kumutwara kwa muganga ntiyari iri gukora. Imodoka y'ababyeyi ntiyari iri gukora. Ise ahagarika umuntu atazi. Intumwa, nakwita intumwa witambukiraga, umuntu witambukiraga yigendera. Nawe aba umusamariya mwiza, aremera arahagarara. Uwo muntu niwe utabaye ubuzima bw'uwo mwana. Yahanyuze isaha ikwiye yahanyuze. Imana yemera ko iriya modoka ya famiye ipfa, ntiyagenda. Hari ibyo Imana ikora, ariko kubera ko tutabona ntidusobanukirwe. Imodoka ya famiye yapfuye, ntiyabashaga kugenda. Umwana Isaha yagiriyeho ikibazo, itambutsa igisubizo. Aka kantu niba mukumvishe neza simbizi. Isaha ikwiye, uriya mugabo yarahanyuze. Isaha ikwiye. Ese iki kintu cyari cyakugeraho mu buzima bwawe? Isaha ikwiye ikagera. Isaha ikwiye. Isaha ikwiye. Imana irakora. Uriya mugabo wagize ngo kunyura hariya ni impanuka se? Imana ntagikora ibintu par hasard. Imana ntagikora ibintu par hasard. Kumpanuka ntibibaho. Uriya mwana yamize ikintu mu isaha ikwiye. Imana inyuza uriya mugabo mu isaha ikwiye. Umugabo ahita amenya icyo gukora, ahita akiza ubuzima bw'umwana. Ese kiriya kintu kikwigishije iki? Uwo turi kumwe muri aka kanya, iki kintu kikwigishije iki? Tuza.
reka Imana ikore. Icyo usabwa ni ukujya kwishaka, kuko uriya mugabo se uriya mwana iyo yigumira mu nzu ntaze kwaka ubutabazi, ntabwo uriya mugabo yari guhagarara ngo atabare. Urasabwa gutabaza ukabwira Imana, Mana mfasha, Mana nkeneye, ntabara. Imana ntabwo iri bugutabare utayitabaje. Nubwo ibikora, ariko yaravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura, zinjira iwawe dusangire. Niwumva ijwi ugakingura, izinjira musangire, ariko nudakingura izigendera. Nudakingura izigendera. Sohoka, tabaza, yibwire. Imana irumva, kandi igihe cya nyacyo yo gikwiriye Imana itambutse igisubizo. Kandi nta gitambutsa hari, nta Imana itambutse igisubizo nta kibazo gihari. Ibanza kubona ikibazo, yarangiza mu gihe gikwiriye igatambutsa igisubizo. Imana ni nziza cyane. Reka turebe video yindi. The driver of this vehicle lost consciousness, and her car swerved off the road, continuing to travel alongside it. Other drivers quickly noticed that something was wrong and stopped by the roadside. Then something incredible happened. One of the traffic participants decided to sacrifice his own car to save a life. He positioned his car in front of the unconscious driver's vehicle, thus stopping the unaware driver and quickly providing assistance. What a hero! The driver of this vehicle lost consciousness. Imana reba ukuntu itabaye uriya muntu wari uri muri iriya modoka, ikamutabara ikoresheje undi. Nyamara izindi modoka zagendaga, ariko Imana ikorera mu muntu umwe, nayo iri mu modoka agenda. Uwo muntu abona ko harimo umuntu usinziriye mu modoka utazi iyo bijya, ugiye gupfa. Aremera, atambika imodoka ye irangirika, ariko ahagarika uriya muntu wari ugiye gupfa. Hari abantu Imana izanyuza mu buzima bwawe. Hari abantu Imana izanyuza mu buzima bwawe, bemere banahombe, ariko bagutabare. Ushobora kuba byarakubayeho, ugahura n'umuntu nk'uwo nguwo, uzamukunde, ujye umushima. Uriya muntu ntiyitaye ku modoka ye, yitambikira uriya, imodoka irazira yikubita irangirika mu buryo bugaragara, ariko uriya muntu abasha kubaho. Ese yahura n'urutrake runini, yahura n'urubisi runini rukamukubita rwari kumwica, ariko Imana yemera ko uriya muntu iramukoresha, yemera guhara ibye, maze aratabara. Atabara uriya muntu. Mu by'ukuri Imana izagenda inyuza abantu nk'abo ngabo mu buzima bwacu. Niba itarabanyujijemo kuri wowe, tegereza, komeza ubinyangamugayo, komeza uyisenye, komeza utegereze. Imana izamunyuzaho. Wa muntu wemera guhomba ibye, akagufasha, akagufata, ntupfe. Abantu nk'abo ngabo Imana ijya ibaha umugisha. N'umuntu wemera akikuraho n'igihumbi akagifashisha umuntu, so tugiye kuburara cyangwa akikuraho ibye kugira ngo undi mugenzi we amere neza. Abantu nk'abo ngabo basigaye ari bake, ariko barahirwa. Niba uri umwe muri abo urahirwa. Gusa Imana ishimwe cyane ko tugenda twiga tuganira. Muri comment murambwira
ndi kubikunda cyane uburyo muri kumbwira mukampa ibitekerezo ndi kubisoma. May God bless you. Kubana n'Imana kuva uri muto kugeza ushaje, Imana ntiyemera kusiba. Ushobora kubyemera ariko ibifite ibisubizo, kuko kuba umukiranutsi ntibikuraho ibigeragezo. Saduraka na Meshaki na Abedenego yemeye ko bajugunywa mu itanura ry'umuriro, ariko inabakura yari ibizi. Yemera ko bajugunywa mu muriro w'itanura, ariko ibakuramo. Yemera ko Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare, ariko imurindirayo. Imana ntabwo ibyemera, ariko ibifite ibisubizo. Bakunzi ba Fex Pro, kuramya nibi nifuje kuva kera. Kuramya igihe kizagira nyenza, tunatarame tunaririmba, igihe kizaza, ariko ndashaka kubabona muza tubana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Wowe utarakora subscribe rwose uyikore, ntacyo bitwaye. Ciao, nawe ubutaha.